ndabasuhuza mwese mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka ashimwe cyane, we yongeye kumbashisha kongera gusoma mu byanditswe byera kuri uyu munsi. Reka ntangire gusenga nirageze mu maboko y'Imana. Data wa twese uri mu ijuru, nje imbere y'ubwiza bwawe ngusaba kugira ngo bane nanje muri kano kanya. Mwami w'abami, ndakwinginze kugira ngo umpe imbaraga zo mu ijuru. Mwami, umpe usoma ibyanditswe byera nk'uko biri, singira icyo ngabanyamo cyangwa icyo nongeramo, kibirengeye kizima. Ndakwinginze kugira ngo abe ari uboneka ntabari giye mboneka. Saint Esprit, ndakwinginze kugira ngo ubane nanje muri kano kanya, unsobanurire amabanga ari muri kino gitabo, tubashe guhugurwa twese. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbigusabye, amen. Yesu ni byose kumufite, urushye wese niwagana, izina twamuhaye ni ryiza. Yesu niwe karuhura, karuhura barwaye ni mwiza. Yesu niwe karuhura, karuhura abababaye ni mwiza. Yesu niwe karuhura. Yesu ni byose kumufite, urushye wese niwagana, izina twamuhaye ni ryiza. Yesu niwe karuhura. Haleluya. Yego, Yesu niwe karuhura nk'uko kano karimbo kabitubwira. Yesu niwe aturuhura imibabaro yacu. Yesu niwe aturuhura imitwaro duhora twikoreye buri munsi. Ariyo mpamvu hahirwa bamumenye, kuko babona aho baba bazi aho bahungira, bazi neza ko kuri Yesu niho hari uburuhukiro. Abataramenya aho bahungira, bataramenya aho uburuhukiro bw'ukuri buri, nibo baremerewe cyane, kubabura uwo babwira imitwaro yabo, babura ubaruhura, bakomeza kuremerwa baremerwa. Uwiteka singizwe. Muri kano kanya tugiye gusoma mu itangiriro igice cy'icyenda cyose. Turagisoma mu izina rya Yesu Kristo. Umutwe w'amagambo uravuga uti: Imana isezeranira Nowa isezerano. Imana iha umugisha Nowa n'abana be, irababwira iti: mwororoke mugwire mwuzure isi. Inyamaswa zo mu isi zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose bizabagirira ubwoba. Bizabatinya, murabihawe byo n'ibyuzuye ku butaka byose, n'amafi yo mu nyanja yose. Ibyigenza byose bifite ubugingo bizaba ibyo kurya byanyu. Mbibahaye byose nk'uko nabahaye ibimera bibisi. Ariko ntimukaryane inyama n'ubugingo bwayo, nibwo maraso yayo. Kandi amaraso yanyu, amaraso y'ubugingo bwanyu, sinzabura kuyahorera. Nzayahorera inyamaswa zose, kandi umuntu nawe nzamuhorera ubugingo bw'umuntu, nzabuhorera undi muntu wese. Uvushije amaraso y'umuntu, amaraso ye azavushwa n'abantu, kuko Imana yaremye umuntu afite ishusho yayo. Namwe mwororoke mugwire, mubyarire cyane mu isi mugwiremo. Imana ibwirana Nowa n'abana be iti: ubwanjye nkomeje isezerano ryanjye namwe n'urubyaro rwanyu ruzakurikiraho, n'ibifite ubugingo byose muri kumwe, inyoni n'ibisiga n'amatungo n'inyamaswa zo mu isi zose, hamwe namwe ibisohotse mu nkuge byose, inyamaswa zo mu isi zose. Ndakomeza isezerano ryanjye namwe, ibifite umubiri byose ntibizongera
kurimburwa n'amazi y'umwuzure, kandi ntihazabaho ukundi umwuzure urimbura isi. Imana iravuga iti, iki ni cyo kimenyetso cy'isezerano nsezeranye namwe n'ibifite ubugingo byose muri kumwe kugeza ibihe byose. Nshize umuheto wanjye mu gicu, niwo mukororombya uzaba ikimenyetso cy'isezerano ryanjye n'isi. Nuko ubwo nzajya nzana igicu hejuru y'isi, umukororombya uzabonekera muri cyo. Nanjye nzajya nibuka isezerano riri hagati yanjye namwe n'ibibaho bifite umubiri byose. Amazi ntakongere kuba umwuzure urimbura ibifite umubiri byose. Umukororombya uzaba mu gicu, nanjye nzajya nkureba kugira ngo nibuke isezerano rihoraho ry'Imana n'ibibaho bifite umubiri byose biri mu isi. Imana ibwira Nowa iti, icyo ni cyo kimenyetso cy'isezerano nakomeje riri hagati yanjye n'ibifite umubiri byose biri mu isi. Bene Nowa basohotse mu nguge ni Shemu na Hamu na Yafeti. Hamu ni se wa Kanani. Abo uko ari batatu nibo Nowa yabyaye, ari bo bakomotsweho n'abakwiriye mu isi yose. Nowa atangira guhinga ubutaka, ateramo uruzabibu. Anywa vino yarwo arasinda, yambarira ubusa mu ihema rye. Hamu se wa Kanani abona se yambaye ubusa, abibwira bene se bari hanze. Shemu na Yafeti benda umwambaro bawushyira ku bitugu byabo bombi, bagenza imigongo, batwikira ubwambure bwa se, kandi kuko bari bamuteye imigongo ntibarora ubwambure bwe. Nowa arasinduka, amenya ibyo umuhererezi we yamugiriye, aravuga ati, Kanani avumwe, azabe umugaragu w'abagaragu kuri bene se. Kandi ati, Uwiteka himbazwe, niwe Mana ya Shemu, Kanani abe umugaragu we. Imana yaguriye Yafeti abe mu mahema ya Shemu, Kanani abe umugaragu we. Hanyuma ya wa mwuzure, Nowa amara imyaka 350. Iminsi yose Nowa yaramye ni imyaka 950, arapfa. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ubushize twabonye ukuntu Imana yishimiye ituro rya Nowa, irangije igakuraho igihano cyari gikomeye cyitwa umwuzure wamaze ibiri kuri isi byose. Icyo gihano Imana yirahiriye ko itazongera kwemera ko kiba igihano kingana kuriya, kubera ituro rya Nowa ukuntu ryashimishije Uwiteka. Bamaze gusohoka muri buriya bwato nyine, Imana yakomeje kuvugana na Nowa, Imana yakomeje kuvugana na Nowa n'umuryango wiwe. Ikintu Imana yababwiye ati, nimubyare mwororoke, kuko nkuko twabisomye, Nowa yavanye mu nkuge n'umugore we n'abahungu be 3 n'abakazana be. Biriya bikoko byose bari kumwe nibyo basohokanye muri iyo nkuge. Urumva ko uretse ibyo ngibyo, uretse famiye ya Nowa n'ibyo bikoko, nta kindi kintu cyari gisigaye kuri isi. Byose byari byahonye kubera umwuzure. Imana rero iganira na Nowa, iramubwira ati, n'abana be n'umuryango we, aravuga ati, nimubyare mwororoke mukwire isi. Icyo kintu yarakibabwiye. Kandi nk'uko abantu twuzuye kuri isi, twese dukomoka kwa Nowa. Dukomoka kwa Nowa, kuri abo bahungu be 3,
baragiye barabyara abana babo nabo barabyara, gutyo gutyo gutyo, isi irongera iruzura. Imana ishimwe cyane. Sasa rero Imana iramubwira ati irababwira ati mu bikoko byose muzabigiremo ibyo kurya. Imana yahaye uburenganzira abantu bwo kurya inyama zo ku bikoko, ariko irabihanikiriza, ishyiraho iteka iti muzarye inyama ariko ntimukarye inyama n'ubugingo bwayo, ntimukarye igikoko n'ubugingo bwacyo. Bisobanuye igikoko ko bibujijwe kurya inyama n'amaraso yayo. Ibi ngibi tumaze kubisoma. Kuko inyama ikirimo amaraso iba irimo ubugingo bw'icyo gikoko, so bibujijwe rero ko bibujijwe kurya inyama imeze gutyo. Guteka inyama neza ikavamo ayo maraso, nicyo kintu Imana ishaka ko, nuko nguko Imana yifuje ko abantu bari ku isi barya inyama kuri ubwo buryo. Ariko ntabwo ari uko bimeze muri isi ya none. Hari abarya inyama ntibagire amakiritire amwe, wenda botsa inyama ariko bakagira igasigara ari amaraso agasigara, bakavuga ko ari bw'inyama iryoshye. Ibyo ni imirimo yabo, ariko uko ijambo ry'Imana ritubwira ko atari byiza kurya inyama n'amaraso yayo, inyama n'ubugingo bw'icyo gikoko. Hari bamwe batabizi badasoma Bibiliya, ibyo nta kundi, ariko bagiriye ubuntu bakumva ijambo ry'Imana. Twebwe twagiriye ubuntu twumva ijambo ry'Imana, twumva icyo Imana itubwira muri Bibiliya, gukurikiza ijambo ry'Imana ritubwira, ni twebwe tuba twigiriye neza. Naho gukora icyo Imana itatubwiye yatubujije tukagikora, ibyo ingaruka natwe zituzaho, ni twebwe tuba twikururiye ibintu tutanazi. Ntawe uzi iyo nyama bayiriye idahiye neza irimo amaraso, ntawe uzi ibintu by'imivumo, ibintu by'imivumo umuntu aba yikururiye kubera gusa yariye inyama irimo amaraso. Imana itubabarire ko akenshi dukora ibintu tutazi, ari uko tuvuga ngo bigezweho, abandi barabikora, mbese ibintu nk'ibyo byinshi. Ariko nk'umuntu w'umukristo, nk'abantu b'abakristo, dukwiye kugenda ku ijambo ry'Imana, akaba ari ryo tugenderaho. Hanyuma Imana ibwira Nowa iti ntihakagire umuntu wica undi muntu, kuko nihagira umuntu wica undi muntu, ibyo nzabihorera. Icyo kintu Imana yongeye kukivuga, yarakivuze. Dusubiye inyuma gato, ukuntu Kayini yishe mwene se Abeli. Imana yarabitegereje, ibona bavuye mu nkuge, ibona uko icyifuzo cyayo ishaka ko abantu bororoka bakaba benshi bakagwira ku isi. Ubwo nibwo bugombe bw'Imana. Noneho irababwira ati ntimukicane. Urumva, nose kuba umuntu yica uwundi muntu yaremwe mu ishusho ry'Imana, ibyo ngibyo ntabwo Imana ibishaka. Ibyo ngibyo ni umwuka wa Satani, ni umwuka w'ubwicanyi wo kwica undi muntu ukamwica, kandi Imana yaremuremye mu ishusho ryayo.
uretse n'ibyo byo kwica uko umuntu afata akica undi, hari n'ikintu cyaha cyitwa kwiyahura. Umuntu ari ugufata ukica undi, ari ufata ukiyahura ubwawe, byose ni kimwe, ibihano byose birasa. Kuko Imana yavuze iti uzica umuntu naremye mu ishusho ryanjye nzabihorera. Sasa rero ari ukwica undi muntu cyangwa se ari ukwiyahura, byose ibihano birareha. Ni ukwirinda cyane, kwirinda mu buryo bwinshi, tugasesengura amajambo Imana ivuga ko araremereye. Amajambo Imana ivuga niyo ari mu buzima bwacu, niyo mahoro yacu. Irangije iravuga ati n'igikoko kizica umuntu nacyo nzagihore, mbega nzahorera ayo maraso y'icyo gikoko cyica umuntu, cyisha umuntu. Nk'ubuzima busanzwe, wenda mbaha urugero rusanzwe, iyo muri iki gihugu ntuyemo, iyo hari imbwa yarumye umwana ikamuruma, iyo mbwa bahita bayica. Nuko amategeko yo muri iki gihugu ameze, kandi maze kubyumva kenshi. Uretse n'imbwa, hari n'ibindi bikoko nabyo usanga nyine byegereye abantu, bikaba byakwataka abantu. Ibyo bikoko bita biraswa, bahita babyica. Urumva rero ko ijambo ry'Imana rikomeye, ko igikoko kizica umuntu Imana yaremye mu ishusho ryayo, nacyo Imana izabihorera. Nubwo batakica kikagenda, ariko ibihano by'Imana biba biri kuri icyo gikoko. Ku ijambo ry'Imana ntago rihera. Sasa rero Imana yongera kubwira Nowa ati nkomeje amasezerano yanjye namwe. Buri gihe uko muzajya mubona umukororombya mu gicu, umukororombya ari wo muheto w'Imana. Buri gihe uko nzajya nkureba ku gicu, ariko Imana ivuga ati nzajya nibuka amasezerano nagiranye namwe, amasezerano nagiranye n'ibifite ubugingo byose, ko ntazongera kubyicisha muzure. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Mu bantu batuye kuri iyi si nta muntu n'umwe utazi umukororombya, nta muntu n'umwe utarabona umukororombya. Iyo uje mu gicu wicapye, ufite amabara meza cyane, uriya n'umuheto w'Imana, ufite amabara atandukanye. Mbese ni ibitangaza ibintu Imana ikora. Twaje kuri iyi si, abavutse n'abazavuka, buri gihe bahora bumviye histoire, bakabona umukororombya ukuntu ari mwiza, kandi ni mwiza pe, kandi kinini, kiba ari cyiza gicapye ku ijuru, kigaragaza isezerano Imana yagiranye n'abantu. Nukuri uhora hasingizwa ari mu ijuru, yagiriye imbabazi twega abana b'abantu b'abanyabyaha. Ishimwe cyane. Hanyuma Nowa baza gutura, barasohotse batura mu bwato, mbega batura aho ngaho ubwato bwari bwabagejeje, batangira gukora imirimo itandukanye. Ibyanditse byera biratubwira ukuntu Nowa yatangiye guhinga ubutaka. Ahinga uruzabibu, ahinze uruzabibu, ruvamo vino, arukuramo vino. Hanyuma
vino urumva ko Nowa yanyoye vino anywa nyinshi. Nowa yaragiye anywa vino arasinda kugeza ubwo ataye ubwenge, kugeza ubwo atakaje ubwenge, arangije yikuramo imyenda yose yambara ubusa. Uwiteka tubabarire. Ahangaha biratwereka ukuntu inzoga ntago ari inshuti y'umuntu. Inzoga wabonye ikintu gihemuka ku buryo bugeze gutyo umuntu agafata ikinyobwa. Iyo umuntu arimo kunywa inzoga nyine nuko aba yishimiye, aba yumva ko ari ikinyobwa cyiza wakishimiye, ariko kuba Nowa yarakinyoye akakinywa ku buryo kugeza ubwo ubwenge bwose butakara. Nowa umukiranutsi w'Imana, inzoga ziramuhemura. Inzoga zamukuye mu mwanya Imana yari yamushizemo, zamukuye mu cyubahiro cye. Uko mbese nicyo kintu navuga mu magambo make, inzoga zakuye Nowa mu cyubahiro cye, zituma abura ubwenge, arangije akuramo imyenda yambara ubusa. Umwana w'umuhererezi wiwe Hamu aramubona, ajya kubibwira bene se ati muze murebe papa yambaye ubusa. Biteye agahinda cyane kubona uwo muvinyu warahemuye Nowa bigeze aho ngaho. Umukiranutsi w'Imana yakoze imirimo myiza cyane, Imana kandi imwishimira, ariko ako kantu kakamuhemura. Rero bantu mwese, bantu mukunze kunywa inzoga, ni ukwitondera izo nzoga. Inzoga ntago ari inshuti y'umuntu. Uretse ko inzoga zitwara umuntu ubwenge, inzoga zigakura umuntu mu cyubahiro cye. Ntago ari icyo inzoga zangiza gusa. Inzoga zangiza umubiri, uyu mubiri twambaye, zangiza ibihimba byo mu mubiri, ibyo sinzi ko babyita mu Kinyarwanda, mbega nabivuga amahogane, ibyo mu nda biri indani tutabona. Inzoga zirabyangiza. Bimaze iki kunywa inzoga? Zituma ubwenge butakara. Bimaze kunywa inzoga zangiza urusengero rw'Imana twambaye, urusengero rwa Saint Esprit, rwa Mwuka Wera. Nta kamaro. Kandi iyo umuntu anyoye inzoga, Mwuka Wera aragenda. Mwuka Wera ahita agenda. Ntabwo umwijima ushobora kubana n'umucyo. Ntabwo bishoboka. Nkuko Nowa yari afite Mwuka muri we, Mwuka w'Imana, inzoga zaraje, yarazinyoye, izo vino yarazinyoye, uwo Mwuka w'Imana uragenda, izo nzoga zimukorera ibyamfura mbi. Rero abanywa inzoga bose mwese, ni ugusaba Imana kugira ngo niba mufite iyo faiblesse, niba inzoga yarakunaniye kureka, ubisaba Imana izabiguha. Ubisaba Imana izaguha imbaraga zo kureka izo nzoga, kuko nta kinanira Imana. Naho inzoga ziteza isoni, zikoza isoni, zibabaza n'umuryango, uretse n'uwo zinyoye gusa, n'uwo azinyoye, ariko n'umuryango urababara kubera inzoga. Umuvandimwe abanyoye inzoga, bigatuma ubona nyine ko yataye ubwenge nyine. Nuko nguko bimeze, nkuko ibyanditswe byera byatubwiye. Unyoye inzoga yitata ubwenge, ntago aba ari kiri wa wundi
kagasho k'Imana kaba kagiye, haba hasigaye hakora iyo myuka mibi y'inzoga ikawukoresha ibya mfura mbi mu buryo bumwe cyangwa mu bundi. Nowa inzoga zamwambikishije ubusa, zamwambitse ubusa, ariko hari undi inzoga zikoresha ibindi zigatuma uvuga ibyo utagomba kuvuga, zigatuma wiyumvi utekereza ibintu bitariho, illusion niko babyita mu Gifaransa, illusion, ibintu bitariho, ukabona isi nk'uko itari, wirebesha amaso y'inzoga nyine. Mbese ni ibintu byinshi ntago nabirondora ngo ndinde mbirangiza. Inzoga ibyo zikora ni amarorerwa, namwe mwese murabizi, mwabibonye kuri bamwe cyangwa ku bandi, murabizi neza. Rero no kuzajya twibuka tugasengera abanywi b'inzoga, tukabasengera tukabika mu masengesho. Kandi nawe w'inzoga wisengere kugira ngo Imana igufashe, ko inzoga ntago zipfa kugenda warazinyoye ukazinywa, ntago ubyuka mu gitondo ngo ndaziretse, nta mbaraga z'Imana zibigufashijemo. Oya, ko dushobozwa byose na Yesu Kristo duha imbaraga. Mu mwana w'umuntu nta na kimwe twishoboze ku bwacu. Mwami Yesu Kristo adufashe muri byose. Hanyuma bene se wa Hamu babyumvise nyine bakorwa n'ikimwaro, bashakashakisha umwenda bambika se nko twabyumvise, bamwambika bagenza umugongo, baramupfuka, bapfuka ubwambure bwa se. Hanyuma bwarakeye Nowa amenya amakuru, amenya ibyamubayeho. Urumva ko yagize isoni nyinshi. Urumva esprit y'Imana yongeye kumugarukamo, inzoga zamushizemo, esprit y'Imana yongera kumugarukamo, ariko imugarukamo yumva yandi makuru nawe atarazi. Ibyo yakoze nago ntago yarabizi ko ari yabikoze. Mbega yari yagiye mu kandi gasi, ntago yarakiri no watuzi. Abimenye, murabona ko wari byariye abana bakakubona wambaye ubusa nk'umubyeyi, ni remoro ikabije, ni remoro ikabije, birababaje cyane. Nowa yarababaye nyine, arangije ashimira, mbega yahaye umugisha abahungu be babiri bapfutse ubwambure bwe. Abo bahungu ni Yafeti na Shemu, nibo bapfutse ubwambure bwa se, ariko umuhererezi we witwaga Hamu nibo wamureze. Nowa yavumye urubyaro rwa Hamu, yararuvumye kubera umujinya, kubera uburakare, kuko umuhererezi we yamureze ku bavandimwe be. Mbega yamenye ibanga, mbega niko nabivuga. Kuri Nowa yifuza ko wenda yamuhishira, akamuhishira, ntagire n'uwabibwira ko ibintu nk'ibyo kubivuga ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu biteye isoni. Ariko nyine nka papa wabo yahaye umugisha b'abahungu bapfutse ubwambure bwe, ariko avuma urubyaro rwa Hamu. Birababaje cyane, birababaje cyane, kuko icyo umubyeyi yatuye kiraba, icyo umubyeyi yatuye kiraba. Tuzajya twitondera ibyo twaturira abana bacu. Hari ababyeyi bakunze kuvuga amazina, bakita amazina abana kubera umujinya. Wowe ntacyo uzimarira, uri igicucu. Ni ibintu, mbese ibigambo byinshi murabizi ababyeyi baturiye abana babo, ariko nyine ababyeyi batari mu gakiza, kuko ntago waba ufite agakiza ngo wature ayo majambo mabi kandi uzi neza ko
ayo majambo afite kugira ingaruka mbi umwana wawe. Cyangwa n'abandi ugasanga bise amazina abana babo amazina mabi, ugasanga nk'umwana wiswe ngo najyaga numva abantu bita ngo wa Mateso mu Giswahili, kumva ngo umuntu yitwa ngo Mateso. Mbega ni ibintu byahatari, kandi wakurikirana ubuzima bw'uwo mwana ugasanga yabaye Mateso koko. Nukuri twitondere ibyo twatuza kano kacu, duhimigisha abana bacu, tubaturiyeho ibintu byiza, kuko ibyo tubaturiyeho nibyo bibabaho. Nuko bimeze. Uretse n'abana bacu, niyo urimo kuganira n'abantu, abandi bantu, inshuti cyangwa n'abandi, ukavuga ibintu byiza. Dutoza akano kacu kuvuga ibintu byiza, kuvuga ibintu bihesha Imana icyubahiro, kwatura amajambo meza, amajambo aherekezwe n'Umwuka Wera, amajambo aherekejwe n'urukundo. Kuko icyo ngicyo ni Imana ishaka ko dukundane nk'uko yadukunze. Umujinya ufite kutuvugisha ibintu bibi, umujinya ufite kudukoresha ibintu bidasanzwe. Uwo mujinya rero n'uw'ikuzimu ni ukutsinda mu izina rya Yesu Kristo, kuko abanyamujinya ngo ntabwo bazaragwa ubwami bw'ijuru, nuko ibyanditswe byera bitubwira. Tuzajye twitoza kuvuga amajambo ahezagira abandi, amajambo y'urukundo, ariko tukayavugana bivuye ku mutima. Wakumva udashaka ahubwo ugafuma wicecekera, aho kugira ngo uvuge ikintu ubeshya kidavuye no ku mutima, icyo nacyo ni icyaha. Kuko dusabwa kuba abanyakuri, nk'uko Imana yacu nayo ari umunyakuri, natwe tugomba kuba abanyakuri, kuko Satani niwe kinyoma, ni nawe se w'ibinyoma byose. Tuvugisha ukuri, ukaba wumva ko hari umujinya uri muri wowe, senga Imana igukize. Cyangwa se wicecekere, aho kugira ngo uvuge ijambo ribabaza uwundi. Wicecekere rwose, biraruta. Imana idufashe kumva amajambo ari muri byanditswe byera, kugira ngo tubashe kuyagenderamo, tuzohezagirwa, kandi n'abaturanyi bacu bazahezagirwa, nabo duturanye bose, abatuye kuri isi tuzohezagirwa, nabo bazohezagirwa. Kuko uhuye n'umuntu ukamuvugisha neza, ukamusuhuza, mbega cyangwa se ukamwenyura, ugatanga ibintu byiza, uzi kuba kuri iyi si nta kamaro umuntu afite. Uzi kuba kuri iyi si ukayibamo ubabaza abandi, utera imibabaro abandi. Ni ibintu n'agahinda gusa. Imana ibiturinde kabisa. Reka ubuzima bwacu bugira akamaro, reka ubuzima bwacu bugira icyo bumarira abandi, reka ubuzima bwacu buhesha Imana, buhesha izina ry'Imana icyubahiro kuri iyi si, kuko ari ubwo bugombe bw'Imana. Iki Imana idushakaho ko dukundana mu nzego zose, bisobanuye muri faso zose. Nta kamaro urwango n'urwa Satani. Twirinde ikintu cyose kibi kidaturuka ku Mana, twirinde ikintu cyose kibi kidaturuka kuri Mwuka Wera, kuko ni kiza kiturimbura kandi kirimbura n'abandi. Mu buzima bwawe niba hari umuntu akubwiye nabi, akakubwira ijambo rikakubabaza, waramubabariye, birashoboka ko wamubabariye cyangwa utamubabariye, ariko usanga ibyo bintu utanabyibagira. Ugati cyagiye yambwiye nabi kwere, atari kuvuga ko ukimurakariye, ariko akajambo kabi
usanga umuntu atakibagira. Ni neza yagukoze ku mutima undi akugiriye nago ntabwo yibagira, ahubwo abantu twafuma twibukirwa mu neza twagiriye abandi aho kugira ngo twibukirwe ku nabi twagiriye abandi. Ibyo biraruta rwose. Bavandimwe, Uwiteka akomeze atugirire neza, akomeze aduhugure tubashe kwitwara nk'uko ijambo ryayo ribivuga, kandi muri byose tuzajya tuyoborwa n'Umwuka Wera. Umwuka Wera Yesu Kristo yadusigiye, ko yavuze ko atadusize nk'imfubyi, yavuze ko azabana natwe adashaka kudusiga nk'imfubyi. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Nyagasani akomeza abarinda aho muri hose. Amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo akomeza abane namwe. Tuzongera dusubire Imana nibishaka nibimeramo ubushobozi. Amen.